Hello. Ladies and gentlemen, amahoro y'Imana akomeza abane nawe. So reka nifurize buri wese kugira amahoro y'Imana aho aherereye, haba abaherereye mu ntara y'amajyepfo, intara y'amajyaruguru, abari iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba bw'u Rwanda, tutibagiwe n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bari za Zambia, so abari hanze y'u Rwanda, haba muri Afurika, Asia, America, Australia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. So aka kanya rero ngiye kubereka systeme cyangwa se amwe mu makode muri kode runaka zimwe dushobora gukoresha zimwe na zimwe zo mu kugira ngo tube twagira ibyo dukemura ku bakoresha simcard za MTN Rwanda, ku bakora bari mu Rwanda. So nimo ndi kugira ngo mbashe kuba nabereka. Hari kode nibura rero tugiye kureba nibura kode zigira muri 5 cyangwa 6 cyangwa se 7 zibanze umuntu ashobora gukoresha mu gihe ufite simcard yaba ya MTN ukorera mu Rwanda mu gihe ukeneye kugira serivisi runaka. So reka mbabwire wenda se mbere na mbere zo kureba amayinite zo ngira ngo abenshi na kenshi murazizi n'ibindi bigiye bitandukanye. So reka mbereke rero sasa kadutangire. Nibura kode ya mbere ugomba kubanza ukarebaho hano. Hari ukuntu ugura telefone yawe ya smartphone ukayigura iguhenze. Ukayigura iguhenze rwose ugasangira guhenze cyane. Noneho sometime bakazayiba, wajyana nko kuri polisi cyangwa wajya kuvuga ngo ushaka telefone yawe bayigarura ugasanga biranze birakunaniye. Kubera ko ubutazi ibyo ari byo. Ukimara kugura telefone yawe rero sasa ugomba kubanza ukareba icyo bita EMI yayo cyangwa bita serial number ya telefone, kuvuga ngo n'umubare wonyine uranga telefone yawe nta yindi mubare babihuje ku isi. Uko uzabigenza rero ukimara kubigura, haba harimo simcard abatari simcard, uzaza ukanda akanyenyeri neza witonze, urwego 0 ukande urwego. Ukibikanda gutya urabona ako kanya deja uhita kubona utakubona serial number cyangwa IMEI ya telefone y'ubita serial number. N'ubundi serial number uramutse uzitanze ahantu runaka bahita babona telefone, kubwo nyine aba ari unique tu aba ari unique, nta kindi kibazo namba ushobora kugira gute ushobora kugira. So iyo ni kode ya mbere. Kode ya kabiri yindi ushobora kurebaho, hari ukuntu uba ufite sheri wawe, sometime ni umugore wawe se cyangwa se n'umugabo wawe, ugasanga murafuhirana cyane, mufuhirana ku buryo bukabije. Noneho ugasanga rimwe na rimwe yarafashe telefone yawe ayihuza n'iyiwe ariko mu buryo udashobora kuba uzi wowe. So ukaba utabizi. Noneho ibintu wese yenda umuntu yaguhamagara akaba yabyumva mu gihe utabashije kuboneka akitabwa n'undi muntu, cyangwa kwandika message ikabanza kugera ku wundi muntu, icyo gihe ugasanga ari kukunika yakubayeho spy cyangwa yabaye maneko mu buryo utamenye. Kugira ngo rero uzarebe neza ko hari nimero yakwihujeho, uzaza hano n'ubundi ko twabivugaga, ukanda akanyenyeri urwego 6 urwego, akanyenyeri urwego 6 urwego, uhite ko wemeza kuri simcard runaka. Ukibona hano handitse ngo call forwarding voice, no kuvuga ngo uramutse wamagaye amajwi nta urumva ngeri not forwarded, nta muntu wundi ajyaho. Data ubwo ni megabyte nta muntu bijyaho. Fax nuko, SMS nuko, SYNC nuko, ASYNC nayo nuko, ibyo bita package n'amapad byose ubwo nta muntu ambaze tugira gute twese duhuza ibyo bintu kabisa ngayo nguko. So uzasanga rero ubwo ari uko zimwe muri kode nk'izo ngizo uzasanga zigenda zikora mu buryo nk'ubwo ngubwo. Ikindi rero hari igihe nk'abantu akenshi babukoresha amabanki, hari igihe ujya kwaka credit muri banki, ideni nyine muri banki, ugasanga barakubwiye ngo ufite ideni ngo muri CRB ngo n'ibiki banze kwibutsa CRB uvuga ngo ni banki ikontorora amabanki yose. Ariko noneho ni ukuvuga ngo niba wenda hari ideni runaka ufite mu yindi banki runaka itaguhereza ibyo bintu, birashoboka cyane rero kugira ngo uzabanze urebe neza rero ko utari muri CRB mbere yuko uva wenda nk'ahantu ukajya kuri banki runaka ukaguha amafaranga, uzafata telefone yawe ikubaruyeho, ugendemo ukande akanyenyeri 7 urwego, uhite wemezamo. Uzahita ubona niba ufite ufite CRB cyangwa utagize gute utayifite. Icyo gihe hano hanyereka amafaranga mufite ntabwo ahagije gukomeza igikorwa mukande bikimanza mugura amayinite, uvuga ngo so iyo ufiteho amafaranga niba yaba amafaranga 20 bakwereka uko byifashwa, niba ari default cyangwa niba ari zero na bank ufite nta banki ufitiye. This is part number 1, iki cyari igice cya mbere. So reka nzabereza izindi most used
code mushobora gukoresha nazo kugira ngo mwe mwagira byinshi mugira mukemura. So niba rwa mbere ugeze kuri iyi channel ndagusaba ukandi subscribe ukore na share bakakantu kagushimishije ugasangize inshuti zawe. Amahoro y'Imana komeza bane na everybody. Njye banyita Mr. Vala the Cash. Ciao turi kumwe.